ariko hari ikintu maze kwibagirwa. Ikintu maze kwibagirwa kereka niba ari indirimbo zatonze cyangwa Roza Muhando. Oya ntago ari zo. Ubwo ni za Theo bose babireba. Je vous salue malade. Bimeze bite wa mugabo? Bimeze neza. Ubu umeze neza cyangwa imimerere yawe ya neza ireditinga? Ibyo nibyo umagarikiye hano? Oya, nibyo nkwicarije hano. Sori nako. Harya witwa? Nakubwiye ko nitwa nde? Ntago mbyibuka. Byibukwa nande? Nawe wabivuze. Nabivuze nkande? Nka nyirizina. Izina ni iki? Izina ni ikintu gikoreshwa mu kwita umuntu, ikintu, ahantu cyangwa inyamaswa. Urugero Manase. None se Manase we wanditse nk'igende. None se nakureka utubutumwa nshaka kuguha nabuguhaye. None se ubwo butumwa nubu? Si wumva wacayutse. Ndacayuka se ndikiziwa. Nagura icyo yego, ariko hari ikintu maze kwibagirwa. Ikintu maze kwibagirwa kereka niba ari indirimbo zatonze cyangwa Roza Muhando. Oya ntago ari zo. Ubwo ni za Theo bose babireba. Ugashaka n'umugore umwe kuriya ni ikibazo. Ariko nibyo uriya mugore wawe nk'ihembe. Ihembe rito ahubwo bivuga nk'ubwato bw'intambara. Ese ubundi bakuru ntubaze ningusubiza se ndahawe. wapitu ni ikibazo si ibiryo. Vuga ubwo busa bwawe. Nimba atari ibanga mu rugo rwawe murya ibiro bingaye by'umuceri. Ngo wongereho ibindi. Wapitu nabazaga. Turya bine ariko iyo madamu adahari. Yaba hari ubwo Karya vere. Imana y'u Rwanda ariko afite igifu cy'ifarashi. Wahora n'iki wa mugabo? None se ubwo uzajya umugaburira ibyo ukuye. Ngaho ngira inama nawe. Tujya kumwahiri. Ndamwahirira se n'inka. Ifarashi se zijya salisa. Ifarashi se uyibonye. Kira gifu kingana n'ikingamiya se utacyahiriye wagikorera iki? Sha ibyo biri kubundi se uyu munsi turarya. Turarya. Turarya iki se ntacyo guhahisha gihari. Turarya mane. Mana sikatugiraho gute? Wakabimenye se. Urabizi neza ko nta hantu twakuri hawe. Warangiza ukambaza ngo turarya. None se mbibaze nde kandi ari we twicaranye hano. Bazo umutima wawe ngo ni igifu. So mufitanye ibibazo. Igifu se kiravuga. Kibaze. Ubwo se nyibaze ngo iki? Kibaze ngo uravuga. Cyanze kunsubiza. Ubwo nyine ntago kivuga. Inzara yinyishe se ko kinaboroga. Sinakubwiye ngo kibaze. Kandi cyanze kunsubiza. Kijumba icyuma. Ubwo se mfuye. Sibyo byiza se kuko namutse ufera yaki kumaza ibyo kurya n'ibyo kunywa ndetse n'ibindi. None nibwo buryo bwiza bwo kwihesha amahoro. Cyane rwose cyangwa ukizaniye gukuriremo. Hanyuma se Nijugunye. nuko se Kibore. hanyuma y'ibyo byose bigende gute? Upfe. None se uri kumva gukuramo igifuka baho. None se madamu wanjye ko afite bine nkuyemo bibiri yahungabana. Zabikuremo turebere zirita. Rezilita se ubwo si urupfu. Ni wowe se urutanga. Si ubundi Gahanga we niba ari na Gahanga ubundi ntago ushaka gukira. Nta bukire bwawe nshaka sine Gerard we. Uyu munsi nta burayi. None ngiye kubwirirwa. None ndi kwihagaraho nk'isosi y'intoryi. Umva sinenze ngo tuvugane kuri ka kazi. Akahe kazi? Kaka ndi washaka kundangira. Akahe se? Si wari uri kundangira akazi nk'akanga. Ko wakanze se none bite? Si byiza kuri iyi ncuro. Ntago waburara karindwi mu cyumweru ngo bibe fresh rega. Ubwiwe n'iki se ko mburara? Reba iyo minwa yaciye nk'imboga rwatsi ubundi ubwiheruka kunywa amazi ryane. Kubera iki se? Kubera iyo minwa yaciye nk'ijire ry'abamotari. None se muvande watse kumfatanya n'ubukene. Shareka ndeka kugucura umwuka kuko nshobora kukubwira amagambo menshi ugasanga ushizemo amazi mu mubiri dore kari na makeya. Gaho rero vuga ibirangira. Rero muri iyi minsi ndabibona ko ubukene bukurembeje. Rega njye nagiye kuguhagarika mbizi ko ubukene bugiye kukwica. Kandi njye nshaka kugukura muri ubwo bukene. Urabyumva ute? Muri se ko mbona nawe butakoroheye. Ntago bunyoroheye yego nubwo mburimo ariko ni bukeya ntago burenze ubwawe. Ariko nawe wari kuba warabwikuyemo. Nubundi njye nabwikuyemo nuko mashaka kwisanisha nk'abakene. Imereza nka gitana aho ngaho ndahita nemye. Gitanu iki se wamingi? Wamaye ijana se bazi. Ry'iki se? Wanywereye amazi? Kugira ngo nyereke ko ibyo uri kuvuga. Wamvomeye se? Wambagariye? Rero ntabwo ndi bukwizere kuko ukuntu wambaye. Ugomba kunyizera. Imipira yaracitse. Mvira ku myenda, iyi ni style. Nese webeka abanyakigali bakunda kwambara ibintu byacitse. Ego style we, ubundi se ufite ikihe gitekerezo? Igitekerezo mfite rero ngiye nawe nshaka ko dushyira mu bikorwa. N'ubutubuzi. Shana uri ntago wakambara ko gapira ngo ubukora muri biro. Ubutubuzi ubwo se badufunze. Muri biro kabangamirwe n'ishaza. Uraza tujye mu kazi cyanaguze. Shana ko naburaye nkaba mbara ngiye no kubwirwa. Ubundi simba nje. None wabiretse nimba wumva uri kubishidikanyaho. Hagati aho utaza no kumfatisha. Ese ubundi uratubura iki? Ntago bavuga gutubura we. Babyita ngo iki? Babyita ngo iki? Ko ni artist mu ndimi z'amahanga. Kandi ijya imbere tugenda.
sasa rero dore abatuburirwa ngabari urashyushye tujye mu kazi ndababona kabisa. tugende urashyushye Turabatubura gute se rero? ubu tubuzi rero tugiye gukora buteye gutyo azajya amereza ikintu kimwe afite nimba ari telefone mukubire zibe ebyiri ufite gahunda Ufite phone aho ngaho se? ibyo we ntabwo bikureba ako ni akazi kanjye Ubwo buryo se urabwizeye neza ko butatwicisha? ubundi iyo umuntu asanzwe akora ikintu kandi afite akarimi karyoshye batwita gelansore tongoma mu kirimi cy'igifaransa njye ntabwo nshobora gukora umupangu ngo upfe ikindi ngiye ugomba kunyizera sinagusezeranyije ko ndi bukuvane mu bukene Ntabwo Ufite ikihe kibazo? mbyizeye igice. byizera igice ariko mu kanya numara kubona wabaye Bill Gates w'umunyarwanda icyo gice kirahita cyuzura Nanjye ikintu nkubwiye. kanyamuneza ku isura yawe tayari Ndahita nkugira inshuti. akira dukore business Kabisa. Turasezeranye kandi tugomba gukora umugambi neza. ndasezerana nawe uri umugore wanjye Tugomba gusezerana n'abantu bagiye N'amasezerano ya gukorana kigabo, ntabwo. njye ntabwo imikorere ngiye gukorana mishyashya. nawe ndi kugukura mu bukene ndi kugufasha njyewe Nose wowe urifashije? ndifashije nyine ese wabona nsebetse Aha, sinagusabye n'ijana wigeze uriye. ahubwo vuga gakeya batanatwumva tugende Gerayo nusikare wozi umupango wose ukuntu Kembwira. umeze gerayo. ariko mana yanjye ubu muri abakene bingana bite ku buryo rimwe bw'Imana yahisemo ko muba abanyamahirwe b'uyu munsi Ishara, ubu ngubu uri mwebwe mwabaye abanyamahirwe b'uyu munsi. mwabyishyuye ariko Ko nzi ko Uwiteka Imana atajya arya ruswa, yiruta ugukwaha mwayinyujije. bise bintera ikibazo cyo kwibaza si ubundi muntu umwe azi Imana 12 ko ari Yuda mugambanyi wenyine wari urimo akaba yarapfuye cyangwa abagambanyi bari babiri Niko, mumaze iminsi ingahe kanyarira muri gusengera iki gikora? bande Abo babari inyuma. njiji gusa igikuta ni umuntu wapi hari uwabagiye inyuma se atababwiye wapi mutwihanganira Ubu murangaye mukatubura mwavuga ngo Imana irabanga. yegora oya nta mpamvu yo kutwanga ubundi se muragenzwa n'iki mwe muretse kugenda ese ko mwari mugiye Saro utubajije icyatugenzaga se twagira ngo tukwereke ko ari amaguru. none se ubundi ko muri hano nuko twahatuma mwatumwe nande ariko Isi cyo muri kumwe ni ikiragi. kubera Ko kitagamba. wese kuvuga menshi ubona uri umugombo muceceke mbakize ubundi mwitahire uzazana ikintu kimwe ufite njye ngukubire ngo he bibiri muri tayari ibyo bintu tubikore cyangwa ntabwo muri tayari nimba ufite telefone imwe urayizana mpite nkuhereza telefone ebyiri nimba ufite icupa ry'amazi urarizana nguhe amacupa abiri nimba ufite igihumbi urakizana nkuhe bibiri tayari ahubwo mutangire muzana imizigo okay ibyo biroroshye njye mfite telefone ishyire mu biganza by'umuhindura amatwara sha ubu rero iyi telefone muri kubona iyi ngiyi ni igiye kuvamo telefone ebyiri do tayari ibitangaza byanyu nkaba ndangije kubikemura singize telefone zabo ebyiri Sibabibona se? bahereze n'ibindi mufite mwe mubizane siko bya bintu bikora mwana ngenda babwiye ngo kutwizera ntako bisa ahubwo mwe n'ibindi mufite nimubizane uzi ko bya bintu burya bikora mfitemo bibiri ngaya ke paso dore amafaranga inoti yawe y'ibihumbi 4 byaje akira mana yanjye ntabwo bibaho Mwabibonye ko biri gukora n'ibindi mufite mu bizane. bizane cyangwa musaba bino bintu birakora reka tubibahereze batukorere dabo wakintu ubu njye mfite bimwe akira ngiye kwemera nari ngiye kuyanywamo kiwingu ariko ngiye umva kiwingu gusa we tuza mu kanya uranywa n'ikarito yayo je vous seli malade Biriya dusanzwe tubikora turiya n'utuntu twacu biriya dusanzwe tubikora habwo reka nze mugarura nanjye ni ukuvuga biriya agahita agaruka biroroshye cyane. Je vis malheur. Je vis malheur. Je vis malheur. Je vis malheur. Ayi, ubu si ni njyewe.